Ibi ni bimwe mu byo twamenya ku gitabo cya Hoseya, bimwe mu byo twamenya ku gitabo cya Hoseya. Sasa igitabo cya Hoseya cyanditswe na Hoseya, uwo yita ngo ni mwene Bari, mwene Beri. Izina Hoseya bundi risobanuye Uwiteka arakiza. Hoseya cyanditswe birumvikana ageza mu zabukuru mu kinyejana cya munani muri za 725 cyangwa se 725 mbere ya Yezu, mbere yuko abashuri bajyana cyangwa se bajyana Abisiraheli aho iminyago. Sasa rero muri iki gitabo Hoseya akunda gukoresha ijambo Abefurayimu ashaka kuvuga Abayisiraheli. Sasa Hoseya birumvikana yandikiye mu gihugu cya Isiraheli kandi ubutumwa bwe bwarebaga Abayisiraheli. Sasa mu icyo gihe cyase mu gihe basengaga ikigirwamana cyitwaga ngo ni Bari cy'Abanyakanani, bibwiraga ko gitanga ibyara hamwe n'uburumbuke. Sasa bari bamaze guca ukubiri n'amategeko ya Mose, bari bamaze rero kandi kwangiza umurongo wategetswe no gutambaho ibitambo. Sasa mu by'ukuri ikibazo cy'ingutu Hoseya yibandagaho ni ugusenga ibigirwamana. Hoseya rero birumvikana yanateguye cyane ku ngoma z'abami bane. Birumvikana abami bane bategekaga ibuyuda, aribo Uziya, Yotamu, Ahazi, Hezekiya. Naho birumvikana nabo mu bwami bw'amajyaruguru Isirayeli birumvikana hategekaga Yerobowamu cyangwa se yo bitani Yerobowamu wa kabiri. Sasa rero bimwe mu biri mu gitabo cya Hoseya. Sasa rero igikuru tubona mu gitabo cya Hoseya ni ukwemeza Abisiraheli ko bakwiye kwihana bakanagarukira Imana yabo, kuko birumvikana bayigomeye bakareka kwizera ahubwo bakayoboka ibigirwamana. Nyamara burya ngo kubw'urukundo ibafitiye ntiyabaretse, yakomeje kubihangana cyangwa se kubingingira kuyigarukira. Sasa rero umugore wa Hoseya w'umusambanyikazi birumvikana ageranwa n'Abisiraheli bakurikiye gusenga ibigirwamana. Hoseya rero ntiyarakwiriye kumureka nk'uko Imana itaretse Abisiraheli. Sasa rero iki gitabo wakigabanyamo ibice bibiri. Ugomba mu yandi magambo cyambere wenda iby'ubuzima bwa Hoseya, hanyuma muri iki gice dusangamo cyane iby'ubuzima bwa Hoseya. Imana yamutegetse kurongora maraya, mu yandi magambo Imana yamutegetse kurongora maraya. Sasa iryo jambo rirakomeye ndetse benshi baritangaho insobanuro zitandukanye, kuko bavuga ngo Imana yera ntiyari gutegeka Hoseya kurongora maraya cyangwa se kurongora indaya cyangwa se maraya, bigatuma rero bavuga bati uwo mugore yaba yarabaye maraya, Hoseya yaramaze kumurongora, mu yandi magambo mugore kaza kuba maraya nyuma. Sasa icyo dukwiye kumenya ni uko urukundo rw'Imana rukomeye, nk'uko Imana yatweretse, nk'uko yihanganiye Abayisiraheli. Sasa rero kwiyo igihe Abayisiraheli basengaga izindi mana byari bimeze nk'uko uwo mugore nawe yari maraya. Burya ngo Hoseya yari akwiriye kumukunda. Rero ikindi tubona ni uko naho Abisiraheli bava ku Mana, nabo bava ku Mana yabo yo itabaretse, yakomeje kubasezeranya ibihe byiza. Sasa mu by'ukuri urubyaro rwa Hoseya na Gomera, ibyo bitanu na Gomera narwo rumekana rushushanya guhana. Imana rero yagombaga guhana Abayisiraheli mu gihe banze kuyigarukira cyangwa kuyigarukira. Birumvikana rugashushanya kandi imbabazi z'Imana, birumvikana imbabazi z'Imana ibagirira. Sasa rero abo birumvikana harimo bitoni Yezereli, bakamo bitoni Loruhama, hakazamo bisobanuye ngo nta mpuhwe. Wabitoni Loruhama rero bisobanuye ngo si ubwoko bwanjye, ariko muri kumva. Sasa mu by'ukuri rero mu gice cya kabiri dusomamo amagambo ya Hoseya y'ibinukana yahanuriye Abisiraheli aribo Befurayimu. Imana ubwo rero kuvuga ngo Imana yarabagabaye cyangwa yarabagaye cyane kubera bayiretse bagakurikiza izindi mana zitari ububasha se zitagira ububasha. Ibyo rero birumvikana ibyo byarayibabashe cyane, ariko ntigeze ibareka mu magambo. Rero Hoseya yahawe n'Imana ngo
ayagezeho ni magambo ntibagiwe kubamenyesha yuko ibakunda. Rero burya ngo Imana yavuze aya magambo kandi izi ibikorwa bya Efurayimu, yari izi ubujura bwabo, ubwicanyi, ubwikunde, uburyarya kandi n'ibinyoma birumvikana. Sasa no byukuri naho Imana yari izi izi ngeso z'Abisirayeli, yamenye magambo yarenzagaho ikabakunda, mayane magambo ntiyabarimburaga, yarabarenzaho ikabakunda. Sasa mu iki gihe cyase mu iki gice kandi Hosiya yibasira cyase yibasira abategetsi b'ibihugu, abami babirikana bashyizweho badakurikije ubushake bw'Imana. Uziko burya ngo nabo abami baho yehehe. Sasa mu byukuri yongera kuvuga kandi ku batambyi ko babaye injiji bagakunda impiya, bakayobora cyase bakayobora ubwoko bwayo mu rwobo. Babona bo barahara nabo ko bahari beze cyane. Sasa bo bita Hoseya yarwandishe kandi ubushyamirane buri mu baturage burangwa n'ukuntu abakomeye bakandamiza rubanda. Ibyo nabyo bireze bakandamiza rubanda rugufi. Sasa mu byukuri umwanzuro sasa rero reka tuye ku mwanzuro. Burya ngo igitabo cya Hoseya kitwigisha ibintu bitatu bikomeye ku Mana. Ikintu cya mbere, Imana idukunda urukundo rutatuma itureka. Sasa mu byukuri icya kabiri rero, ibyaha byacu ntibidutandukanya nayo, ntago ishobora kubyihanganira ngo irekeraho. Sasa icya gatatu ukwiye kumenya kiragira iti Imana ikomeza kudushakashaka no kuduhendahenda kugira ngo yani magambo kuduhendahenda kugira ngo tubiveho byo byatubireke. Sasa rero mu byukuri yemwe murasobanukiye cyane. Yemwe reka duhura ubutaha rero, ndabakunda cyane.